baravuga ati ngiye kuburana n'Imana. Imana iramubwira ngo Yobu we ushaka ko tuburana, kenyera ndaje. Imana iraza iramubwira ngo kenyera ndaje. Arakenyera yoruruka ku gitanda cye. Imana iramubwira ngo ngiye kujya nkubaza usubize. Yobu ati ndi tayari kugusubiza kuko numva nanjye nararenganye. Ntabwo bigerageza urimo warenganye, ahubwo ihanganire muri byo yabigushizemo, nimara kubona umaze gushika izabigukuramo. Rangije iramubaza ngo Yobu we ubundi ku bantu bakoze murase nyuma mu kwigisha, iyo umunyeshuri bamuhaye ikizamini bakamuha ibibazo byinshi, abafite amahirwe ko bamubaza kuri page atizeho, ariko iyo bakubajije ibibazo bikeya ushobora kukubaza ibibazo bibiri akabikubaza kuri page utigize wiga, ukabura atsinzwe kandi atari ukuri umuswa. Biravuze ngo ese wowe page Imana iri kukubazaho muri iyi minsi wayizeho? Hari igihe Imana yakubaza kuri page y'urugo wari uzi ko atariho izakubaza. Hari igihe Imana ikubaza kuri page y'amashuri utazi ko ariho izakubaza. Hari igihe Imana ikubaza kuri page ya business akaba ariho ikubaza ibibazo ukabona urahomye uratashye. Cyo ni ikibazo ubajijwe muri business. Imana irakubajije ngo ese ibyiringiro byawe bishingiye kuri business? Iramutse ihombye wakomeza kugumana Imana? Arangije Yobu, Imana iramubwira ngo Yobu ati karame mwami wanjye, ndembise nijoro wari uhari? Ati ntago nari imari. Marayika yandika 0. Yesu ashimwe. Dushimiye Imana kubwo kubona uyu mwanya mwiza kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Ndagira ngo mbere ya byose tubanze dushimire Imana, tuyishimire ko yaturinze. Mwami Imana yacu, Imana ishobora byose, ese umwami Yesu Kristo turagushimiye muri iki gitondo. Izina ryawe ryubahwe Data wa twese. Uduhaye umwanya mwiza wo kugira ngo tuganire ijambo ryawe n'abantu batuye isi. Mana turakwinginze ngo ubane natwe muri uyu mwanya, kandi abazumvira ijambo rizagira imbaraga mu mitima yabo mu izina rya Kristo Yesu, amen. Turabashuhuje mwese aho muherereye hose, ku migabane yose y'isi, ari abari muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, ari abari mu bihugu duturanye duhana imbibi, ari abari kuri uyu mugabane wose wa Afrika, ari abari muri Aziya, ari muri Amerika, muri Europe, muri Australia, abo ku migabane yose y'isi turabashuhuje. Izina ry'Imana ya Yakobo rihabwa icyubahiro. Ndagira ngo rero tubahaye ikaze muri uyu mwanya tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana kuri iyi televiziyo yitwa Ibyiringiro by'Abera TV, kugira ngo ijambo ry'Imana rijye ribageraho. Ngewe tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, nitwa Apotre Uwiringiyimana Fideli. Turi hano kubw'impamvu z'umurimo w'Imana kugira ngo nawe tuguhumurize kandi ukomere. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana hano dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, ibice byaho 31 umurongo waho wa 3 n'uwa 4. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo riravuze ngo Uwiteka yambonekeye kera ati ni ukuri nagukunze urukundo ruhoraho, icyo cyatumye ngukuruzi neza nkakwiyegereza. Nzongera kukubaka nawe uzaba wubakitse, wa mwari wa Isirayeli we. Uzongera kugira amashako yawe kandi uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe, amen. Ndagira ngo tuganire ku ijambo rifite intego ivuga ngo nzongera kukubaka nawe uzaba wubakitse. Imana ishimwe cyane. Dufite abantu basenyutse bashengwe n'ibintu bitandukanye. Hari uwiza burakazi ibyo biramushenya, hari uwubatse urugo agezeyo biramugora ruramushenya, hari uwahuye n'ubukene buramushenya, hari uwahuye n'uburwayi buramushenya, hari uwahuye n'abavandimwe baramushenya. Dufite abantu bagiye basengwa n'ibintu bitandukanye, ariko uyu munsi Imana ikuntumyeho irambwiye ngo nize nkubwire ngo igiye kukubaka. Byagushenye byose Imana yarabibonye. Niyo mpamvu aya masaha iki gitondo Imana imbwiye ngo nkubwire ngo igiye kukubaka. Imana ishimwe cyane. Iri jambo Yeremiya arihanuriye Abisirayeli, yahanuriye Abayuda bari mu bunyage i Babuloni. Imana iramuhagurutse iramubwira ngo yewe Yeremiya we, genda ubwire Abayuda ko nkibafite ku mutima, genda ubabwire ko ibintu byabashenye nubwo basenyutse ku rwego rukomeye, ariko genda ubabwire ngo ngiye kububaka. Cyambere iyo umuntu avuze ngo agiye kubaka reconstruction
ni ukuvuga ngo aho hantu hashobora kuba hari inyubako igasenywa, noneho ugategura ubundi buryo bwo kuhubaka. Kabiri, hashobora kuba hubatswe inyubako itagezweho, ugashaka ibikoresho bikomeye kugira ngo wubake ibigezweho. Gatatu, hashobora kuba harigeze kubakwa ariko hakaba hamaze igihe kirekire. Hashobora no kuba hagiye kubakwa bushya ariko gukoresha ijambo ngo ugiye kongera, ni ukuvuga ngo inyubako yari ihari ishobora kuba atari iyawe ariko ukaba ushaka kuhashyira inyubako yawe ijyanye n'igihe. Ubwo rero Imana ibwira Abisirayeli, kubera ko bari barasenyutse icyambere, bajya mu bunyage, bari bazi ko urusengero rw'i Yerusalemu nta warukoraho, ariko Nebukadinezari birangira rusenge. Hari igihe umuntu yiringira ibintu akabona birasenyutse, ku munota wa nyuma abona nta cyari kubihangara. Niyo mpamvu Imana imubwiye ngo mbabwire ngo mukomere. Byagiye bibasenya mu buryo bwose, ibyanyu byasenyutse, Imana ije kubyubaka kandi ije kububakira, ije kubaha ubuzima. Imana ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo turebe umuntu wagize ibintu bimushenya agira n'ibindi bintu bimwubaka. Imana ishimwe. Umugabo witwa Yobu yagize ibintu 5 bimushenya agira n'ibindi 5 bimwubaka. Icyambere cyamushenye, yari umukire mu bihugu by'iburasirazuba, akaba yaratuye mu gihugu cya Usi. Yari mwiza, yari umugabo mwiza w'umukire, umutunzi, afite abana. Arangije umunsi umwe bana ngo bicaye mu nzu bakoreragamo ibirori, bahoraga mu birori kwa Yobu. Ariko icyambere cyamushenye, kuba yari umuntu mwiza, agiye kubona umubiri we urangiritse. Satani aramusaba, umubiri urangirika. Maze kwangirika, urumva umuntu wajyaga mu birori agafata ijambo, agafata disikuru, ibyo byaramugoye, umubiri urangirika. Icyo kiramushenya, umubiri uramushenya ku buryo bukomeye. Arangije icya kabiri, yumva ngo bana inzu bakoreragamo ibirori igikuta kirabagwiriye, bapfiriye rimwe. Ibyo nabyo biramushenya. Cya gatatu cyamushenye, agiye kumva yumva ubutunzi bwe ngo buranyazwe bwose, buragiye. Cyo nacyo kiramushenya, kuba ari umutunzi ugasigara uri umukene, ibyo nabyo biragusenya. Cya kane cyamusenye ni umugore we. Umugore yaramubwiye ati umva rero Yobu, twashakanye umeze neza, nta kibazo, ufite ubuzima, ariko ubu buzima ugezemo bwo kumera gutya ntabwo twakomeza kubana. Ariko mu mateka y'isi nta muntu ndumva atuka Imana. Niba uragerageza utuka Imana, turebe ko yakwica, wapfa. Yobu aramubwira ati hoya, ntago nagera ku rwego rwo gutuka Imana. Aramubwira ati wa mudamu we, wa mugore we, oya, mu kuboko kw'Imana ntihabamo ibyiza gusa, nibibi iyo bije tugomba kubyakira. Arangije umugore aramubwira ati ndagusezeye, aragenda. Yobu arashenyuka kuko n'umugore wagize gute, amusize. Bagomba kujya amushyuhiriza utuza akikanda n'iki. Ko icya gatanu cyashenye Yobu, Yobu yashengwe n'inshuti ze. Ndagira ngo mbabwire ngo inshuti nazo zijya zidushenya. Inshuti ibyo wari uziringiyeho ukabibura, aho wari uzi ko ziri bugukomeza ukazibura, wagera mu makuba ukazibura. Zaraje rero ngo zitaramira Yobu iminsi 7. Ziramubwira ziti wakoze ibyaha, kuva isi yabaho nta muntu Imana irahana aka kageni, nta muntu Imana irakorera ibi bintu aka kageni. Biragaragara ko ari ibyaha wakoze interine imbere twe tutazi. Baramubwira bati hane. Inshuti ya mbere ifata ijambo, yafataga ijambo akagenda yisubiza, indi nayo ikavuga ikayisubiza. Bamutaramira iminsi 7 yose bamwemeza ko yakoze ibyaha. Muri ibi bintu 5 byamushenye, nawe ushobora kuba warashengwe na kimwe muri byo. Wowe ushobora kuba warashengwe n'uburwayi ukava mu murimo w'Imana, ushobora kuba warashengwe n'ubukene ukava mu murimo w'Imana. Ariko Yobu byamuhuriyeho ari 5, yanga gusiga Imana. Nawe ndagira ngo nkubwire ngo ibintu byagusenye ntago bikwiriye gutuma usiga Imana. Imana ishimwe cyane. Noneho inshuti ya mbere iravuga, maze kuvuga afata umwanya wo kuyisubiza. Ndagira ngo mbabwire umwanya yafashe wo kuyisubiza, yafashe umwanya mu bice 14 murongo wa 7 kugeza ku 9. Yarababwiye ngo erega ibyo byose muri kuvuga mushinja ibyaha. Arababwira ngo icyakora haracyari ko ibyiringiro, nubwo igiti cyatemwa ko kizongera gushibuka, nubwo umuzi wacyo wasazira mu butaka ngo ariko nicyumva imvura. Imana ishimwe cyane. Hari imvura Imana igigwisha mu kigeragezo, hari Imana igigwisha hano mu butayu. Imana ishimwe, ibiti bikongera gushibuka. Aravuga ngo nubwo umuzi wacyo wasazira mu butaka n'igishyitsi kigahera mu mukungugu, ngo ariko nicyumva amazi kizongera gushibuka, cyongere gutohagira, kigira amababi y'ibitontome. Imana ishimwe cyane.
baro ntibacika intege. Indi nshuti nayo ifata umwanya iramubwira amakosa irangije Yobu afata umwanya wo kuyisubiza, ayisubiza ijambo ryiza nakunze namwe muri kunde cyane riboneka mu bice 19 umurongo wa 25 kugeza 27. aravuga ngo icyakora umucunguzi wanjye ariho. Nubwo ibyo byose bihari ariko ndacyafite umucunguzi. Nubwo amakuba yakugezeho uracyafite umucunguzi. Nubwo intambara n'ingorane byakugezeho uracyafite umucunguzi. Haravuga ngo amaherezo azahagarara mu isi, amaso yanjye atarayundi niyo azamureba. Aravuga ngo iyo ibyo ngibyo mbyibutse umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi. Turashimira Imana. Haravuga ngo umubiri wanjye numara kubora nzareba Imana nambaye undi mubiri mushya. Turashimira Imana. Imana ifite piyese z'ingingo zacu izaduha, ifite piyese z'ingingo z'umubiri wangiritse. Tuzambara umubiri mushya tujya kubonana na Kristo, tuzambara umubiri mushya. Hari umubiri Imana yakwambika, umubiri wambaye none aha mu bibazo, ejo mu bisubiza Imana ikaba yakwambitse undi mubiri. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Warangije Imana ishimwe. Ibyo byose biramusenya. Yobu n'abageze baravuga ati ariko nanjye ndi umukiranutsi, usa Imana koko ntago yaba yarandengagije. Haravuga ngo ndashaka kuburana n'Imana. Umukirisitu, murokore, munyamasengesho, muhanuzi, muvugabutumwa, bashumba, ntabwo iyi Imana yacu nta muntu ushobora kuyiburanya kubera ko irakiranuka muri byose. Byakugezeho byose biri mu gukiranuka kwayo. Yobu baravuga ati ngiye kuburana n'Imana. Imana iramubwira ngo Yobu we ushaka ko tuburana? Kenyera ndaje. Imana iraza iramubwira ngo kenyera ndaje. Arakenyera yururuka ku gitanda cye. Imana iramubwira ngo ngiye kujya nkubaza usubize. Yobu ati ndi tayari kugusubiza kuko numva nanjye nararenganye. Ntabwo ibigerageza urimo warenganye, ahubwo ihanganire muri byo. Yabigushyizemo nimara kubona umaze gushyika izabigukuramo. Rangije iramubaza ngo Yobu we ubundi ku bantu bakoze murase nyuma mu kwigisha, iyo umunyeshuri bamuhaye ikizamini bakamuha ibibazo byinshi aba afite amahirwe ko bamubaza kuri page atizeho. Ariko iyo bakubajije ibibazo bikeya ushobora kukubaza ibibazo bibiri akabikubaza kuri page utegize wiga ukabura atsinzwe kandi atari ukuri umuswa. Biravuze ngo ese wowe page Imana iri kukubazaho muri iyi minsi wayizeho? Hari igihe Imana yakubaza kuri page y'urugo wari uzi ko atariho izakubaza. Hari igihe Imana ikubaza kuri page y'amashuri utazi ko ariho izakubaza. Hari igihe Imana ikubaza kuri page ya business akaba ariho ikubaza ibibazo ukabona urahomye uratashye. Icyo ni ikibazo ubajijwe muri business. Imana irakubajije ngo ese ibyiringiro byawe bishingiye kuri business? Iramutse ihombye wakomeza kugumana Imana. Arangije Yobu Imana iramubwira ngo Yobu ati karambeye mwami wanjye ndembise nijoro wari uhari? Ati ntago nari imari. Marayika yandika 0. Iramubaza ngo Yobu uza ahantu mbika urubura? Ati hoya. Bwira marayika atandika 0. Wowe ahantu Imana iri kukubaza urabona uri gutsinda? Iri kukubaza ku mugabo wawe ukabona 0, yakubaza ku mugore wawe ugatsindwa, yakubaza ku bana ugatsindwa, yakubaza kuri business. Iramubaza ati Yobu karame washobora kumenya ko ngewe njya mpamagara inyenyeri zikaza kangitaba zikaza nkazita amazina, we wagira nimwuhamagara? Ati hoya. Ati sinzi iyo biva niyo bijya. Abahawe 0. Yobu uzaho mbika umuyaga? Hoya. Yobu ubwo ni 0 ari kubona gusa. Yobu ese urabizi neza uzi igihe amafarashi yimira n'igihe abyarira? Ati oya 0. Yobu ese uzi ko nkuzaye imigonzo y'intare? Ati oya. Yobu yabajijwe ibibazo birenga 100 ntiyagira na kimwe asubiza icya. Mu bibazo byanyuma Imana yaramubajije ngo Yobu ese washobora kurobesha Rabiyatari ururobo? Abantu bagiye baba hafi y'amazi cyane ururobo bararwumva cyangwa se indobani. Abantu baba hafi y'amazi na agati bafata kitwa umuseke bagashyiraho akadodo, bagashyiraho akantu bita indobani kaba kameze nk'agakwege kigonze. Noneho warangiza ugashyiraho akantu, noneho ushobora gushyiraho akavoka, ushobora gushyiraho ikijumba, noneho ukajugunya mu mazi. Agafi cyangwa agasambaza cyangwa indugu gashobora kuza, icyo ari cyo cyose kiri mu mazi gishobora kuza kizi ko kije gufata ka kantu washyizeho kahekenya, ubwo rukaba rurafashwe ukaruzamura. None Imana iramubaza ngo Rabiyatari cyari igikoko cyo mu mazi. Ntekereza ko uyu munsi igikoko dufite mu mazi kinini cyitwa barene. Barene ipima toni 150. Iyo bakimara kuyica barene bakuramo toni 30 z'amavuta. Urumva barene nicyo gikoko kinini dufite mu isi.
noneho Imana iramubaza ngo mbese igikoko nk'icyo Yobu we wafata agati ukakiroba? Aravuga ati hoya. Arangije ageze ku bice 42 umurongo wa 2 arambura amaboko aravuga ati ndatsinzwe pe mwami wanjye. Aravuga ngo nzi yuko ushobora byose, nta kintu kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Haleluya. Turashimira Imana ko ari Imana ishoboye byose, kandi ko nta kintu kibasha kurogoya imigambi y'Imana. Mu buzima urimo y'Imana ishoboye byose. Noneho amaze kumenya ko Imana ishoboye byose, umva uburyo Imana igiye kumwubaka rero. Urumva icyambere cyamushenye, za nshuti zirataha. Imana isanga za nshuti razibwira ngo mwakoze amakosa ku mugaragu wanjye Yobu, none nimufate ibitambo mugende mujye kumusaba imbabazi bababarire. Yobu yari yarahetamye umugongo, yicaye mu ivu, yishimisha urujyo, yambaye igunira. Arangije kubera ko yari yararwaye, umubiri warangiritse, ahamagara yicaye agiye kubona inshuti ziratungutse, zizanye amatungo, ibitambo. Barangije bamugeze imbere, reka mbabwire, mu mbabazi habamo umuti, mu mbabazi habamo umuti, iyo mujye mutanga imbabazi. Arangije aravuga ati wi. Inshuti ze zimugezeho zimubwira ikizigenza, ziti Imana yatugaye, turebye nabi, none rero tubabarire udutambire. Iyi Mana itubabarire. Yobu ngo mu guhaguruka amaze kubabarira, kubera ko nta muntu ujya gutamba abembye gutyo, ahumanye gutyo ngo ahita akira, ngo umubiri we wongera gusubira kuba nk'uw'umwana mutoya. Icyambere Imana imwubatse, imushubije umubiri yarahoranye, ndetse imuha n'ubwiza butandukanye n'ubwo yari afite. Turashimira Imana ko mu byadusenye, Imana niza kutwubaka, izaduha ibintu byiza birenze ibyo twari dufite, izaduha imbaraga. Ibyo tuzaba twaratakaje izabiduha neza. Imana ishimwe cyane. Warangije Imana ibimuha, imwubatse imuha umubiri kabiri. Amaze gutambira inshuti ze, barishima baranezerwa, bazana n'ibindi n'andi matungo baramuha. Barangije anezezwa nuko Imana imwunze n'inshuti ze. Cya kabiri Imana yamwubatse nuko umwunga n'inshuti ze. Cya gatatu, umuntu wese wumvise ko Yobu yakize, uzanye ingamiya 5, uzanye ifarashi 5, uzanye intama 10, ngo ubutunzi yari afite Imana imukubira kabiri. Nagira ngo mu byo watakaje byose Imana igukubire kabiri. Niba waratakaje kwiga, warugeze segonderi, Imana nigukubire kabiri uyirangize, wiga na kaminuza na masters. Niba wari waratakaje ubucuruzi, Imana nigukubire kabiri guha igishoro. Niba wacururizaga muri karitsiye, jya gucururiza mu mujyi ukomeye w'iwanyu cyangwa n'ahandi. Imana ishimwe cyane. Rangije ikintu cyose watakaje. Umva rero ukuntu Imana ibwiye Yobu. Uyu munsi ntabwo ari Yobu ndi kuvugaho muri Bibiliya, ahubwo ndabwira Yobu wowe wahuye n'ibibazo. Nawe uyu mwanya uri Yobu kubera ko wahuye n'ibibazo, ariko Imana igiye kukubaka mu izina rya Yesu. Imana irantumye ngo nkubwire ngo amakuba wanyuzemo yose, ntambara wanyuzemo zose, Imana igiye kukubaka. Kandi Imana ijya yubaka abantu bakubakika. Natwe turabahamya bo kubihamya yuko nta hantu Imana itakura umuntu kure, nta n'ahantu kuri itageza umuntu. Aho waba warangirikiye n'ibyaba byaragushenye byose, Imana igiye kubinyuriramo ikubaka. Rumva icyambere Imana imuhaye umubiri iramwubatse, kabiri imuhaye imwunze n'inshuti ze. Cya gatatu cyamwubatse, yubatswe nuko Imana yongeye kumuha ubutunzi ndetse ikamukubira kabiri. Icya kane yongeye kubyara abana, abyara abana 10, abahungu 7 n'abakobwa 3. Abo bakobwa harimo Emima, harimo na Keziya. Imana ishimwe cyane. Kandi Bibiliya iravuze ngo abana be bari abana beza mu bihugu by'Iburasirazuba byose. Turashimira Imana, Imana yacu ishimwe cyane. Turashimira Imana ko yongeye kumushumbusha ikamuha abana. Umva icya gatanu rero, imukoreye agashya, imuhaye kimwe mu bintu atarafite. Umva ikimuhaye, Imana yacu imuhaye kurama. Imana ishimwe. Umwanditsi wa Zaburi aravuze ngo ntabwo tuzapfa ahubwo tuzarama, kugira ngo dutekerereze abantu imirimo yose Imana yakoze. Turashimira Imana ko Yobu Imana yamuhagije kurama. Yobu apfa afite imyaka 140. Imana yacu igitanga kurama. Nawe nubwo wabonaga ibigeragezo n'ibyago bikwishe, uyu munsi Imana iguhaye kurama. Imana iguhaye kurama ikubaka, iguha ibikomeye, umubiri wawe udahangarwa, ubuzima bwawe butera inkunga. Imana ihabwe icyubahiro cyane.
Ababisiraheli Imana yabwiraga ngo ugiye kububaka imyaka 70 bagombaga kumara mu bunyage yararangiye. Imana ibohereza uwitwa Kuro ashyiraho itegeko, atanga icyo bita liberation pour les juifs. Arangije abayuda bose abaha uburenganzira, arababwira ngo ndabizi ko iyi Imana yanyu yamenye kera ikanshyiraho, ngo nimara kunshyiraho nzabaha uburenganzira mujye kubakira Imana yanyu Yerusalemu. None witwa umuyuda wese nataye. Tugeze mu gihe cy'uko umuyuda wese agomba gutaha akava mu bibabaro agasubira mu bwiza Imana yamugeneye. Tugeze mu gihe umuyuda wese ava mu bukene Imana ikamushyira mu masezerano. Tugeze mu gihe umuyuda wese agomba kuva mu bibazo mu ntambara arimo, Imana ikamujyana mu gihugu cy'amasezerano. Hari ibintu Imana yasezeranyije abayubaha bose. Imana igiye kubakura mu buretwa bw'i Babuloni, Imana igiye kubakura mu mibabaro mumaze bigiye, Imana igiye kububaka n'ukuri. Amateka yawe agiye guhinduka, akira igitangaza giturutse ku Mana. Uyu munsi turahanurira ubuzima bwawe nibuhinduke, ubuzima umazemo igihe nibuhinduke. Imana igiye kukubaka muri business, kubake mu buzima bwawe bwa buri munsi, kubake mu rusengero rwawe, kubake aho ubikubake. Mpanuriye ubuzima bwawe yewe wacuruje ugahomba, mpanuriye ubuzima bwawe. Imana igiye kukubaka, igiye kuguha igishoro. Yewe wize bikanga, mpanuriye ubuzima bwawe. None aha duhagaze mu mavuta y'abakozi b'Imana, mavuta ya gishumba. Turategetse, Imana irambwiye ngo nkubwire, humura, iraguhagurukije, irakubatse rwose. Byari bitumye umaze iminsi mu marira, byari bitumye umaze iminsi mu gahinda. Uyu munsi Imana irakubatse, uyu munsi Imana irakubatse. Business yawe itagendaga, mpanuriye business yawe. Uyu munsi Imana irakubatse business yawe, niyongera igenda itungane neza. Ibyo wabagambo byose mpanuriye ubuzima bwawe. Imana irakubatse rwose kandi uzaba wubakitse. Abayuda barataha ngo bagendaga baririmba, ngo akanwa kabo kuzuye indirimbo n'ibitwenge. Nawe ugiye guseka, ugiye kwishima. Byari byaranze biremeye, byari byarahagaze biragiye, byari byaranze kukwitaba. Turategetse mu izina rya Yesu ngo bikwitabe. Murakoze cyane. Akira ijambo ry'Imana, akira ijambo ry'ubuhanuzi muri iki gitondo, akira ijambo ry'ubuhanuzi ku Imana ikwibutse ikabikomaza umubabaro. Turabashimiye kandi iri jambo ritanga impinduka ku buzima bwanyu. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.